Israel Mbonyi ndamukunda ndashaka ko tuzabana mukabana gute n'urukundo rwo kubana nk'umugore n'umugabo mukabana nk'umukozi wo mu rugo na boss oya urukundo rwihariye rw'umugore n'umugabo ndashaka ko tuzabana tukabyarana hungu nakobwa kuko nje Mbonyi Israel Mbonyi ndamukunda kandi muza ku mutima iyi foto rero uko muri kuyibona mpora nyigendana aho ngiye hose no mu nzu yanjye iba mu cyumba cyanjye bivuze ngo Mbonyi naramuka atakwemera urukundo nawe no gupfuza apfa cyane uramutekereje yego wereka ubwiza bwawe Mbonyi uwo ni Mbonyi uri kwereka imitoma twagiye abandi b'i Kigali barabimutera uko nutitonda nushaka kuzana imitoma ya fake aho ngaho ntago uri mu mutsindire twagiye nzamuheka musimbize ndangiza musindagize reka ngembe Israel Mbonyi nona mpindutse Mbonyi Mbonyi humura tuza nzagora hafi nyemerera niwe cyuzo cyanjye nzagweka ngusimbize ndangiza ngusindagize uru rubavu rwanjye uri marayika wanjye niwe mbona ngasinzira niwe mbona nkabura amahoro nkabura ibitotsi kuryama bikananira kurya bikananira baby sheri ihangane tuza mbabarira unyumve ura amavuta nisiga iyo ngiye kwisiga amavuta mba mbona ari wowe uhumura nkayo nk'amavuta nisiga ongera undebe neza uhumura mbahaye ikaze kandi abifuriza kumererwa neza mwe mudukurikiye mu bice bitandukanye mudukurikiye muri mu Rwanda sira mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda mu Rwanda mudukurikira muri mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo diaspora muri rusange imwe mukunda kandi mwakoze subscription kugira TV kugira ngo umuryango mugari wacu wanyu ukomeza ukajya basa naho ugera uyu munsi tugiye kuganira n'uyu mukobwa maze iminsi mubona ku mbuga nkoranyambaga video ziwe zisirikira zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abari hano mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwarabibonye uyu mukobwa yagaragaye avuga ko akunda Israel Mbonyi ndetse amukunda cyane ndetse nkuko abigaruka abivuga tugiye kuganira tumenye byinshi ku buryo burambuye mwifuje ko tuganira muri benshi n'uyu mukobwa bya byifuzo cyangwa se ibyifuzo byanyu birasubijwe tugiye kuganira byagenze gute ese ibyo avuga nibyo cyangwa sibyo tugiye kuganira tumenye byinshi kuri uyu mukobwa amaze kingana gute amukunda ese yatewe n'iki kujya mu itangazamakuru akavuga ashize amanga urwo akunda uyu musore Israel Mbonyi umuhanzi nyarwanda w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana sister ngwaye kasi yes murakoze cyane witwa nde afite imyaka ingahe nitwa Delphine w'Ingabire mfite imyaka 22 yeah uyu mukobwa uri umubyeyi ku buryo burambuye twibwire kugira ngo tukumenye genda umukobwa uri umukobwa yego turimo turaganira ufashe ifoto ucigatiye ifoto iriho umusore ndi kubona aho ngaho mwiza cyane dusobanurire ninde kubera iki ifite njyewe mu guhaguruka kwanjye ndakeka igihe gishije ni kinini cyane Israel Mbonyi ndamukunda kandi ndamushaka ndashaka kumubona jewe yifatire gutya kurande kugira ngo dukore igaragara neza gutya Israel Mbonyi ndamukunda kandi muhoza ku mutima yego nshaka kumubona njyewe nawe turi kumwe ikindi ntago ari Blanca ibyo mvuga nibyo hashije imyaka nk'ibiri mukoreye indirimbo bitanzamubona kuri channel yanjye mfite indirimbo bitanzamubona hari n'abambaza ngo umuntu nzabona ninde yego ni Israel Mbonyi nkeneye kumubona ahari hose nanyumve ndamukunda kandi muhoza ku mutima abantu mwese hanze no n'impande zindi zitandukanye mu supporting ubusaba ndi kubasaba no guhura na Israel Mbonyi ukagira ute tukaganira nkamugezaho n'ibindi byifuzo bindi mfite bimubwire hano niba gukurikira ariko kumva abyumve ndashaka ko tuzabana mukabana gute n'urukundo rwo kubana nk'umugore n'umugabo mukabana nk'umukozi wo mu rugo na boss oya urukundo rwihariye rw'umugore n'umugabo ndashaka ko tuzabana
tukabyarana ahungu na kobwa. urifuza kuryamana nawe? Imana yabyemeye. Urumva Imana nibisubiza njye ndashaka ko tuzakora ubukwe tukabana. Imana yabyemeye hamwe n'abantu kuko Imana niyo ikora igena byose. Ngewe mu gufata iyi foto nkabitegura nkabitekereza mu byiyumviro byanjye n'ukuntu byagenze. Njye naravuze nti mu gihe abandi bifata bakajya kwiyahura mu migozi cyangwa se bakifata bakajya ku musozi bagahanuka cyangwa bakajya ku nzu, njya numva ahantu bita kwa Makuza. Yego. Ho kugira ngo njye nandike urupapuro nandike ngo njyewe ngo Delphina ngo bitewe nuko ngo nakunze umuhungu nkaba ntabasha kumubona cyangwa se nkaba ntamubona, ti none ngo ndanditse ngo ngiye kwiyahura ngo nzize ko nakunze umuntu ntarabona cyangwa ntazi. Mubona gutyo mu ndirimbo mu bihangano. Njye ndavuga ni njye basi kugira ngo mubone reka ntege njye hehe i Kigali. Niho abantu baba, niho ngo abasitari baba, ngo nibwo nzabasha kumubona. Ndatega njye ndahaza ndavuga ni njyewe ukuntu ndi kubibona kubivuga ku munwa mbibwira abantu duturanye biwacu mu byaro ntago byakumvikana. Njyewe reka nshake ikinyamakuru cyangwa se umuntu wamfasha wansapotinga nkavuga icyifuzo cyanjye cyo kuri Israel Mbonyi. Mvuga ko mukunda kandi nshaka ko tuzabana. Avuga ni njyewe ntago nshaka ko kuzajya ku mugozi. Kandi nkibaza nese gukunda umuntu ni ikosa cyane icyaha. Nimba naramukunze nabizira. Abantu nyine barantuka ni benshi cyane bantuka. Ariko se aho kugira ngo njye kwiyahura njye mu mugozi njye nzavuga ikindi. Kuko njye Mbonyi Israel Mbonyi ndamukunda kandi muza ku mutima. Iyi foto rero uko muri kuyibona mpora nyigendana aho ngiye hose no mu nzu yanjye iba mu cyumba cyanjye. Ubwo hari indi ufite itari iyo ngiyo? Ifoto ni iyi ngiyi n'indi iri muri telefone gusa. Urayihorana mu nzu no mu cyumba cyawe? Urumva nimba iri no muri telefone urumva mba ndi kumwe nawe ndamureba. Telefone iko ivuyemo urufunguzo mba ndi kumubona. Yego. Ubu mureba? Mba ndi kumureba. Mu rugo se uyireba gute? Ese simba nyifite uruhande rwanjye, biri uruhande rwanjye niyo ngiye kuryama. Urarana nayo? Yego. Iyo foto Israel Mbonyi urarana nayo? Yego. Kubera icyo urarana n'ifoto wagiye imanika? Oya. Nese ubu nayimanika gute ubwo nakenera kuza cyangwa kugenda mu nzira urumva nayimanura. Kandi ibyo ntago mbishaka, nshaka kuyishyira gutyo uruhande ku musego wanjye agomba kuba ndi kumwe nawe. Wamukundiye iki? Icyambere ni indiri ibihangano bye, kunaririmba, kunavuga, anasekana neza kandi mbona ari umuhungu mwiza witonda. Kuko aranasenga kandi nanjye ndasenga. Yego. Nicyo byamukundiye. Mu bandi bose se mwagiye mumenyana nta numwe wujuje ibyo ngibyo kugira ngo wenda uhitemo utahitamo Israel Mbonyi ugafitamo abandi? Njyewe nta wundi mbona, nta uhwanye nawe. Ku isi yose nta muntu uhwanye nawe. Ntawe mbona. Nta numwe. Yego. Iyo ureba ubona urukundo rwawe nawe rushoboka? Buriya harimo ababica intege bakavuga ngo hoya ngo ntibishoboka ngo byanakunda se, abandi baravuga bitandukanye. Ariko buriya Imana yabishyizeho iki akadomo ikabisinya ikabyandika birakunda kuko rasikuramo seti. Nta kidashoboka imbere y'Imana hamwe no gusenga. Iki gikuramo seti? Rasikuramo seti niko bavuga. Shobora kuba afite umukunzi ntago mbizi cyangwa se ntawe afite, ariko abantu Imana yonyine niyigena. Imana niyihuza abantu. Ntago umuntu yakwihuza ngo bikunde nundi hoya. Imana niyigena. Abanci intege abambwira ngo ibintu ngo hoya ngura igicucu ngura ikigoryi ngo reka ngo nago byahura. Njyewe mbikuye ku mutima Israel Mbonyi ndamukunda nzamukunda mpaka mpfuye. Naramuka atabyemeye gukomeza kumukunda bizagenda gute? Atemeye ko mukunda? Njyewe nzamukunda mpaka yumve ko nyine mukunda ahari hose no mu byo akora byose ajya azirikana ko mukunda. Yego. Ajya azirikana ko mukunda? Yego. Ajya azirikana ko hari umukunda kurusha abandi bose. Njye nibyo mba ndi kuvuga ubu ngubu dufashe icyuma gipima imitima y'abantu ku rugero rw'abantu bakundana. Wasanga umutima wanjye ushyizeho icyuma cyaturika bitewe n'urukundo nkunda Mbonyi. Yego. Wari warira kubera Mbonyi? Cyane. Ubu nuko mba ndi ubu ngubu muri no minsi nuko maze kumva ko mba ndi kumwe nawe ahantu hariho hose, abantu bamwe bakambwira ati humura uzamubona. Mbere narariraga cyane nkarira nkicara nkarira, ariko bitewe nuko ndi kugenda nsubizwa buhoro buhoro
genda mpura n'abantu batandukanye babasha kumpuza nawe, bigenda bigabanuka, numva ko ntuje. Ariko niyo mubonye cyangwa se niyo aririmba, umutima utera ukuntu nyine ugasimbagurika. Uricara ugashushanya ukabona neza neza mwakoze ubukwe wambaye agatimba. Yego. Muri kumwe. Yego. Urabitekereza se? Sibyo no kubitekereza, njye bindimo. Ahubwo njye ndi gusenga nsaba Imana ngo nibireme. Nimba bitari binariho ibireme. Kandi nzi ko ijambo cyangwa se ikintu umuntu yatuje akanwa ke kiraba kubera Imana. Kuko Imana yaravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye nduruka nk'abana nabo. Hagize abandi bamfasha tugasengera icyo cyifuzo cyanjye, Imana irabikora. Ko byasaba abasenga cyane. Ese mbonye we nasenga, niyumva ko bimurimo kandi ko akabona ko ntagomba gupfa kubera we, Imana izamuyobore. Utagomba gupfa kubera we? Bisobanuye iki ibyo ngibyo? Urumva ari ukuntu nyine umuntu akunda umuntu bikamurenga, akabona ko atamubonye nyine yava. Bivuze ngo mbonye naramuka atakwemera urukundo nawe no gupfa uzapfa cyane. Uramutekereje? Yego, ntago byabura. Iyo umutekereje umutima urahagarara kuko numvishe wiruhutsa. Urasimbagurika. Urasimbagurika. Muri cya gihe niyo ntari kumwe n'ifoto yiwe urasimbagurika. Ubwo ifoto yisigaye ugiye kuri toilette? Ibiri muri telefone. Ubwo muri toilette ugenda uyifite? Urumva nyine no muri telefone ibirimo. Kuko iyo nkuyemo urufunguzo n'ubundi rabyumva nyine niwe burimo. Bandi kumwe ubundi iyo mbaye ngiye kure cyane nta telefone nta n'ifoto ye natwaye ntari mu rugo nago mba meze neza. Nago mba ntuje. Nago butuje. Buri gihe uri kumwe nayo? Yego. Ubwo si bizarenga kuba uri kumwe n'ifoto ugatekereza n'ibindi? Oya nabyo. Oya nta bindi nabyo kuko nanjye ndasenga. Kuko urumva mfite indirimbo nyinshi cyane nanjye. Yego. Kandi wumve ko nanaririmbye ko Imana ishobora byose nta kitakora. Kandi ikindi nzamubona, nize ko nzamubona. Kuko iyo ndirimbo imaze imyaka 2 iri hanze. Imyaka 2 iri hanze? Yego. Niki wumva ufite mbonye aya wenda urusha abandi bakobwa? Niki wumva ufite mbonye wamuratira kugira ngo kimukurure avuga ati reka uyu muntu dukundane mugire umugore? Urukundo kuko nta wundi wabikoze. Hari abandi barufite nese ari urundi wabikoze akabivuga? Hari ababimubwiye bandi? Kubimubwira se no kubishyira nkuko kubutangaza ukabivuga neza ukavugisha ukuri n'umutima wawe wose kugira ngo nabo yabibwiye nawe. Harimo nabo yabibwiye. Nibyo nakubwiraga nyine Imana ishobora kubihindura. Waburoga? Oya. Ntago nanabizi. Ariko Imana ishobora ibintu byose. Byagenda gute kugira ngo wombonye yakunza muhindura gukunde wowe? Nibyo nyine nakubwiraga. Imana yabyemeye byaba. Kandi nta kintu Imana ivuga ngo gihere. Kandi rasikuramo seti. Imana itabyemeye ntago byaba. Kimwe nuko nawe Imana itabyemeye tutari guhura. Yego. Ni Imana yabyemeye? Ni Imana yabyemeye. Ko nkubwira ibyanjye nkagutura agahinda mfite cyangwa umubabaro ukamfasha kumugezaho ayo makuru. Mugutumyeho mubwire ko Delphine w'Ingabire amukunda kandi amuhoza ku mutima. Mu byo akora byose ahari hose no mu byo atekereza byose. Ntago nyiryama kuko ndanamurota. Ajye umurota? Ari kuririmba nyine kandi mbona turi kumwe. Ntajya urarota nawe muri kumwe mu gitanda? Oya. None umukirota nyine ndi kumwe nawe. Ari mu gitaramo ari kuririmba nanjye ndi kumufasha. Urwo n'urukundo rw'umufana rero? Oya. Ni urukundo rw'umufana wise urwo? Ntago ari ubufana. Niba utararota nemwe muri kumwe muri ahantu se ko rutaba ari mu gitaramo? Oya, iryo ni ibanga ryanjye nawe umunsi namubonye. Wanze kurimena? Gusa biraba? Yego. Iyo bibaye bigenda bite? Nyina mpita mureba. Ukarota muri kumwe mu gitanda? Oya. Ukoza amakosa? Oya. Ndota nyine turi kumwe mbona mbese nta kibazo na kimwe ndi ruhande rwe nanjye ari ruhande rwanjye. Iyo urukundo rwanjye naga ari plaque cyane pirate. Oya. Ni original. Mu myaka yawe ufite imyaka ingahe? 22. 22. Ku myaka ya 22 nta bandi mwigeze mujya mu rukundo? Numwe ariko byari byagaharo byase birangira. Ariko njewe mu myaka mfite n'igihe maze ni kinini cyane.
ni kinini cyane. yego Muri iyo myaka yose ntekereza mbonye nyine ari nawe numva nshaka ari nawe nifuza. Mbonyi ni umuhanzi ukomeye, ni umuhanzi w'umusitari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ni umuhanzi ufite abakunzi benshi batandukanye. Nyuma yo kuvuga ko umukunda ndetse wamusariye ubera urukundo umufitiye, abakunzi babyakiriye gute? Harimo abantuka, harimo abambwira nabi, harimo n'abavuga tuzamubona, ariko ibyo bavuga byose nibivugire, pfa kuba njyewe naramugejeje icyifuzo cyanjye cy'uko mukunda. Yego kandi nizeye ko hamwe n'Imana izabimfashemo. Uhure nawe. Yego. Ufite ubushobozi bwo kuba wahita ukora ubukwe? Nta kibazo ndizeye. Cyangwa uzategereza inkwano ya Israel Mbonyi? Oya nta kibazo ndizeye. Nta kibazo ndizeye. Abo ngabo se mwakundanaga icyo gihe mutaratandukana, mwari mubanye gute? Urukundo rwawe nawe? Oya ni ibya kera mu bana, mfite nk'imyaka 15. 15 watangiye guteretana? Urumva n'imyaka 15 kera twakundi twiga, umuntu akubwira ngo aragukunda ukagira isoni ukareba hasi. Ariko se ubwo urumva guhera ku myaka 20 kuzamura, urumva ntiyizeye. None uyu munsi nawe uri kubibwira umusore? Baravuga ngo ntago ari byiza kwivugira ijambo se cyangwa gutinyuka, ariko njye nabikoreye ko aho kugira njye kwiyahura cyangwa njye mu mugozi, afazari navuga ikindimo. Mbwira ibintu bine ukundira Mbonyi. Icyambere aririmba neza, icya kabiri aritonda, icya gatatu aseka neza, n'ukuntu ameze byonyine biranshimisha, si muremure, sabyibushye. Yego. Nibyo ngibyo bitatu mukundira byiza. Yego. Uramutse uhuye na Mbonyi n'iki wamusaba bwa mbere? Bwa mbere cyo namusaba? Cyane namubwira. Icyo wamusaba? Namusaba ko dukoranira indirimbo ya Nzamubona, amashusho yayo. Icya kabiri? Kumubwira ko mukunda gusa nta kindi. Muri make wowe ukeneye kurabona gukeneye urukundo? Oya bimbaza gutyo ntago ari ko mu mvugo umbwiye icyo namusaba. Kuko indirimbo naririmbye niwe naririmbiraga. Waririmbiraga Mbonyi? Abantu benshi bakunda kubona abakobwa baza ku nkoranyambaga bakavuga ati nkundu uyu twaje tubabona umwe babiri batatu, mu buryo kugira ngo wenda bamenyekane, yabari babona attention y'abantu batangire kumenyekana, batangire kuba ba star. Nawe yaba ari bwo buryo uri kubikoramo? Ntago ari bwo buryo. Israel Mbonyi ndamukunda kandi mbikura ku mutima. Ngenza namukunda paka apfuye, ko bizagenda kose, aho ari hose abyumve. Paka apfuye? Paka nje mpfuye, nzamukunda kugeza paka mpfuye. Bivuze ngo nawe nta cyizere ufite ko iyo myaka icyo gihe cyo gupfa cyazagera muri kumwe nawe? Nyine ni urugero, ngiye ntago urumva, we ntago nzi ibyumviro byiwe cyangwa se ibitekerezo byiwe cyangwa se nuko ameze muri we. Kandi umuntu aba afite igihe yihaye cyangwa intego. Niyo mpamvu sinzi ibitekerezo byiwe, imipango yiwe yapanze, ashaka kuvuga ati ngewe nzakora ubukwe iki gihe, nzashaka iki gihe, we wapi, ariko ngewe yumve ko aho ari hose mu byo akora byose n'ibyo atekereza byose, yumve ko hari umukunda kandi umuhoza ku mutima. Buri munota na buri segonda. Na buri segonda. Yego. Kurya byaba byakunanira kubera urukundo ukunda Mbonyi waramubuze bikakunanira kurya? Cyane. Kuko urumva njya kuva mu ntara niko byagenze. Waruje uturutse hagana he? Mu karere ka Huye. Mu majyepfo? Yego. Waje se ari Mbonyi ukuzanye? Yego. Bivuze ngo watangiye kumukunda ukibereye mu majyepfo? Kera muri 2010 na kangahe? 2010 na kangahe? 2014. No bigeze muri 2020 birakomeza, birandumva nkumva birarenze neza, nkumva ko ngomba kuza kumureba. Yego. Muri icyo gihe muri ubwo buzima wari urimo ihuye mu majyepfo, bwari ubuzima bumeze gute? Nyine nuko nakundaga kuririmba, nkanabona indirimbo ze nkazikunda cyane. Abantu bakambwira ati nyamara wasaze cyangwa se ibintu urimo byihore wa mwana we. Ndabwira ni ho yanjye ndakomeje. Bakansha intege ariko wapi nta muntu, buriya nta muntu uca intege umuntu n'ubundi yaba yazicitse.
cyangwa se ukabyihora ukabivamo, ariko njye ndakomeje. uzashirwa ari kubugena we. Ahubwo umfashe nyine nawe ndagutumye. Yego. Ni ibiki bitatu wumva byiza ufite kuri wowe ugomba urusha cyangwa se abandi bakobwa badafite bakundanye na Israel Mbonyi, niba bahari koko? Nje kumbwira ibyo bintu bitatu naba mfite, nje ntago mbizi. Cyambere iwe ni ubizi. Umukobwa mwiza cyangwa umukobwa wa wundi babita ngo ni Miss, uyu mukobwa ufite urukundo ntago ari ibyo gusa bimuranga. Arangwa n'ubwiza, akarangwa n'ubwenge, akarangwa ndetse n'umuco n'ikinyabupfura. Umuco uza mu kinyabupfura. Ariko nje ibyo byose urabifite? Birahari kuko ubwiza urabufite? nshobora kuba nahambaye, ariko uko ndi kose ndiyizeye. Ndi kukubaza, ntago ndi kubigushinja. Muri ibyo bitatu ndi kukubaza, urabifite byose? Ndabifite. Ubwiza urabufite? Yego. Ariko nanone ikindi urumva, nubwo bavuga ngo kubishyira hanze ku karubanda, nje ntago nabikoreye yuko numvaga ko niyanze neza byanze ko ntagomba kumubona. Nta kintu nabikoreye kuba nabishyira hanze. Aricyo kiriya waruvuze ngo umukobwa uzi ubwenge cyangwa se umugore mwiza agira iki? Ubwenge. Niyo mpamvu nje nabikoze, kuko urumva aho kugira ngo niyahure, kuko hari igihe bindenga. Yego. Hari igihe bikureye ukumva wakiyahura. Urumva nyine nicyo nanze. Icyo wanze. Twagiye kubya bintu bitatu. Ubwiza bwambwiye ko ubufite.